Nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 mwabamwe ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza. Tugarutse hano muri studio kuri mikoro ni Bosco, tugiye kureba rero amakuru agezweho amagingo yangaya cyangwa se amasaha yangaya, ndaza kwita amasaha ya kumanwa rwose kuko bwakeye benshi bamaze kuringanira n'ameza, abandi kabisa barimo baritegura kuringanira n'ameza ako muri mu ngundi zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Babwira nti rwose mwigire hino twince muri amakuru turebe uko byifashe kugeza kuri iyi saha. Rero ubwo kuba ari mu Burundi, kuba ari mu Rwanda, kuba ari Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye by'isi, kandi nanone turagarutse kuri mikoro tugiye kureba cyangwa se tugiye kuba twafata iminota mikeya twinjire turebe uko byifashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Niho tugiye kwerekeza. Igisirikare cya leta ya Kongo kinjije mu by'ukuri abandi basirikare bashya bitezweho gutanga umusaruro mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo no kugarura amahoro n'umutekano hano muri ibi bice. Aba bari hafi n'abarenga 250 rero n'abasirikare binjiye mu ngabo za FARDC nyuma yo kurangiza amasomo yabo bahawe masomo ya kinyamwuga cyangwa se ari professional nk'uko byatangajwe. Aba baje gukora iki? Bagiye guhindura iki? Bitezweho iki? Unyemerere ube hafi tubigaruke wa muntu we. Ni mu gihe urubyiruko rw'abanyekongo by'umwihariko ababarizwa muri Kivu y'Amajyepfo bateguye igikorwa gikomeye cyane, ndetse icyo gikorwa kikaba ari igikorwa rwose ngo kigamije gusuzuma ndetse nk'abantu mwe no kuhamagarira igihugu muri rusange kujya mu biganiro. Hari ibiganiro twagiye tuvuga, ibiganiro bigomba kubaho hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu by'ukuri hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Urubyiruko rero rukaba rwahagurutse ruravuga ruti hakwiye kugira igikorwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza gusuzuma turebe ibyo uru rubyiruko rurimo ruvuga. Imirwano irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru avuga ko ingabo z'Uburundi kandi zikomeje kongera ubushobozi hano ku mirongo imbere ku rugamba, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abidutangariza cyangwa se yakomeje kugenda tugeraho. Urasabwa kuza gukomeza kuba hafi rwose kugira ngo umenye iby'aya makuru. Turareba rero mu by'ukuri amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano nyabaki, n'amasezerano agamije iki? Ese aya masezerano mu by'ukuri araza gutanga umusaruro? Ni mu rugendo rero rwo gushaka amahoro n'umutekano ndetse no gukomeza kureba mu by'ukuri ko byatanga icyizere cyangwa se hari icyakorwa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arasaba ko hihutishwa isuzuma mu by'ukuri ry'amafaranga akoreshwa mu bikorwa bya diplomasi n'abakozi bikora ndetse n'abakora mu mahanga. Ibyo nabyo turaza kugenda tubigarukaho mw'abantu mwe tubiva imuziri muzingo. Nakubwiye ni amakuru menshi, dore ko hagati tuba tugufite n'andi makuru y'ingenzi uba ugomba kudacikwa, uba ugomba ko wamenya. Reka rero ntagutinda mu magambo, reka twinjiye twimata duhere kuri amakuru akomeye cyane mu by'ukuri agaruka ku basirikare bashya binjijwe hano muri iki gisirikare. Nyine baravuga bati uburo bwinshi ntabwo buryoshye umusururu, cyangwa se ntabwo bigombera ubururu bwinshi kugira ngo umusuru ube waryoha. Abaza kwibaza bati se ko tuzi ko M23 ari inyeshyamba bagira batya bagafata ibihumbi 7 cyangwa se abasaga ibihumbi 7 bakinjiza mu gisirikare cyabo cy'inyeshyamba, none tukaba tubona igihugu kiri kuvuga ko cyinjije abagera kuri 295. ubwo ibyo bintu birashoboka cyangwa se birazagurira he? Ariyo mpamvu rero babwira niyo mpamvu ugomba kuba uri hafi ahangaha cyangwa se wamaze gutereka hano kuri John Info kugira ngo wumve uko ibintu bigiye kugenda, wumve uko ibintu bigiye kuba mu by'ukuri byahinduka mw'abantu mwe. Kuba rero ko kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi nshuro mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo bwana narabibonye ntabwo rwose kiri kwibanda ku bintu byo gukoresha
abasirikare benshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bari gukoresha systeme, bari gukoresha technique cyane mu rwego rwo kwirinda ko nyine batakaza umubare mwinshi. Ariko yo 23 ubwo niba yaresemo gukoresha umubare mwinshi, technique ya hasi, ubwo nibyo nyine muri kubona ingaruka zabyo. Yes, reka rero nkubwire ko abasirikare bashya bagera kuri 295 winjiye ku mugaragaro mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izuba riva bose bareba, nyuma yo kurangiza amasomo yabo mu ishuri rikuru rya gisirikare i Kananga mu ntara ya Kasai Centrale. Nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice, ahamaze igihe hatangirwa imyitozo, ndetse aho aba basirikare n'ubundi navuga ko bagaraduwetingiye cyangwa se bapasingiye amasomo yabo ni ahangaha rwose Kananga. Ibi byabereye mu muhango wo kwakira ku mugaragaro aba basirikare no kurahira wabaye ku wa gatandatu tariki 21 Werurwe na 26, witabirwa n'abayobozi bakuru barimo Vice Minisitiri w'Intebe ushinzwe ingabo n'abahoze ari abasirikare, na wundi ni Guy Kabombo Mudamvayita, umugaba mukuru w'ingabo Lieutenant General Julius Banza Mwilambwe, ndetse n'abandi basirikare bakuru batandukanye nabo bari bahageze kugira ngo bakurikirane iki gikorwa cy'aba basirikare rwose bagomba kuza bagashyira itafari ryabo nabo ubumenyi bahawe bukagira icyo bufasha igihugu. Nta kindi kintu kigomba kubaho, ntabwo ubumenyi bahawe bagiye kubujyana mu ngo zabo, ntabwo ubumenyi bahawe nta kindi kintu bagiye kubukoresha, ahubwo bagomba kubuzana hano kuri front line ndetse n'ahandi bikenewe. Abangaba rwose bagomba kubuzana, ubundi bugakomeza kugenda butanga umusaruro nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Ingabo. Abo basirikare barangije amasomo yabo mu cyiciro cya 37 cyari cyakira abanyeshuri bagera hafi kuri 400 mu gihe cy'imyaka 3. Aya masomo yibanze ku byiciro bitandukanye birimo ubumenyi mu bya gisirikare, ubumenyi rusange icyo bita social science, n'ubumenyi mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi ngiro icyo bita science appliquée. Bivuga ko aba basirikare bashya bahawe ubumenyi bwuzuye burimo ubumenyi bwa science, imyitozo ya gisirikare, imyitwarire iboneye n'imbaraga z'umubiri, bigamije kubategura kuba abayobozi bashoboye kuyobora ingabo neza mu bihe bitandukanye. Abangaba ni abofisiye, ngira ngo muriho murabyumva rwose. Abangaba bagomba kuyobora bagenzi babo bakabagayidinga. Abangaba barize icyo bita breeding, barize ibijyanye no gupanga urugamba, strategique zose z'urugamba babazizi. Abangaba rero mu by'ukuri ngo bakabasha kugira ngo bagire iki, bashyireho itafari cyangwa se bonge mu rya bagenzi babo. Baravuga ko abasirikare bashya bahawe ubumenyi bwuzuye, ndetse mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uwo muhango, Vice Minisitiri w'Intebe ushinzwe ingabo Guy Kabombo Mudamvayita yashimangiye ko guhugura abasirikare ari imwe mu nkingi eshatu z'ingenzi zigize gahunda ya leta igitwa baje 2024-2028. Yavuze ko igihugu gikeneye abasirikare bafite ubushobozi, ubunyamwuga ndetse n'ubudahemuka bushobora guhangana n'ibibazo by'umutekano bihari, aho yagize ati mugomba guhora mwiteguye guhangana n'impinduka z'ibyo muhura nabyo mu kazi kanyu, mukurikije inyungu z'igihugu n'inshingano zo kurinda abaturage. Mwibuke amasomo mwize n'inama mwahawe kuko ari byo bizabafasha mu kazi kanyu ka buri munsi. Uyakomeje asaba aba basirikare kuba isura nziza ya leta aho bazoherezwa hose, by'umwihariko mu duce dufite ibibazo by'umutekano, bagaharanira gusubizaho ituze no kubaka icyizere mu baturage. Mu muhango wo kurahira, aba basirikare barahiye kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubahiriza itegeko nshinga n'amategeko no kurwana igihugu bafite icyubahiro, ubunyangamugayo n'umurava, kugeza igihe byaba ngombwa ko batangira ubuzima bwabo. Nyuma yo kurahira bahawe amapeti ya Sulietona, bashyirwa ku rwego rw'ofisiye bato mu ngabo za FARDC. Umuhango wasojwe n'akarasisi ka gisirikare ndetse n'ifoto rusange y'abitabiriye. Imiryango yabo igaragaza ibyishimo ndetse n'ishema rwose yo iterwa n'abana babo ku byo babashije kugeraho, ndetse no kwihangana bagize bakemera guhabwa imyitozo yari yoroshye ndetse n'ikomeye, n'urugendo rubafashe igihe cyose bahereye kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi, ubwo mu by'ukuri bahabwaga imyitozo. Ni ibintu bisaba discipline, ariko abangaba bakaba basohokanye ikintu bita ubumenyi buhambaye
bakaba basohokanye ubumenyi buhambaye rwose. Uku kongera umubare w'abasirikare b'abofisiye kuje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, aho umutwe wa M23 uvugwa gufashwa n'u Rwanda ukomeje gufata ibice binini by'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ni muri urwo rwego leta ya Kongo ikomeje gushimangira ko ikeneye ingabo zifite ubumenyi buhagije mu nzego zose ku bwinshi, kugira ngo zibashe kurinda ubusugire bw'igihugu no kugarura amahoro arambye kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bizabasha kugerwaho no gukomeza gukurikirana rero iby'aya makuru, gusa ngo imyitozo bahawe, training bafashe, mu by'ukuri bikavugwa ko rwose ubu ngubu ubumenyi bw'aba basirikare cyangwa se bw'aba basoda nta kubushidikanya kuri inshuro, nta gushidikanya guhari kuko harimo n'abanyamahanga mu by'ukuri bakomeje kugenda babatoza cyangwa se batanga imyitozo, abanyaburayi, ndetse bivugwa ko abangaba bizwi neza ko batyaye ku buryo budasanzwe, ku buryo mu by'ukuri ibyo bagiye gukora kuri front line cyangwa se ibyo bitezweho, ibyo bahawe byose bazabitanga kandi nta na kimwe bibagiwe, ndetse nta n'icyo basize inyuma nk'uko amakuru ari guturuka aha ngaha atugeraho. Twerekeze muri Kivu. Urubyiruko rwa Goma ndetse na Bukavu rurasaba ibiganiro byimbitse hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 nk'ibishobora gutanga igisubizo ku bibazo by'amakimbirane amaze igihe yumvikana hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri, mu gihe bikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane. Urubyiruko rero rukaba ruvuga ko rukeneye gushyiraho itafari ryarwo narwo mu gushaka igisubizo kuri ibi bibazo bikomeje kubangamira iki gihugu nk'uko amakuru akomeje kugenda bigaragaza. Ubwo rero mwitego ko tugiye kubona, mwitege icyo tugiye kuba twabona kuri iyi nshuro mu by'ukuri. Katwinjira rero mu makuru nta gutinda. Ni mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugarizwa n'intambara zimaze imyaka myinshi, urubyiruko rwo mu mijyi ya Goma ndetse na Bukavu rwongeye kumvikanisha ijwi ryarwo, aho rusaba inzego zitandukanye gushyira imbere ibiganiro byimbitse byubaka kandi birimo bose, hagamijwe gushakira umuti urambye iki kibazo. Byagaragajwe n'abarimo basore n'inkumi bagera ku 100, barimo abanyeshuri, abayobozi b'amatsinda, urubyiruko n'abandi bitabiriye amahugurwa yabereye i Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo kuva ku itariki 14 kugeza ku itariki 15 Werurwe no 26. Aya mahugurwa yateguwe n'ihuriro ryiswe Festival Social du Kivu, yari igamije akaba amahugurwa yaragamije kugaragaza uruhare rukomeye urubyiruko rwagira mu kubaka amahoro n'iterambere mu karere. Buriya urubyiruko ni ikintu gikomeye cyane, cyangwa se urubyiruko ni rwo ruba rugize igihugu. Urubyiruko iyo ruri kugenda mu murongo mwiza n'igihugu kiba kiri kugenda mu murongo mwiza. Icya mbere, urubyiruko aba ari benshi cyane, icya kabiri bafite ingufu, bafite imbaraga, ikindi mu myumvire biba byoroshye rwose mu myumvire yabo, ikindi buriya n'uzanabicunga neza cyangwa se n'uzanabireba n'ubundi hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, hano muri side zombi, n'ubundi uraza kureba neza, nuza gucunga uraza gusanga urubyiruko nirwo rurimo rwinshi. Ubwo nyine mu gihe urubyiruko rwaba rwumva neza aho igihugu kigana, rwaba rwumva neza igikenewe, nkeka ko n'ibindi byarimo biragenda bigana ku murongo. Ibi rero bikaba byaragaragajwe n'abasore n'inkumi bagera ku 100, barimo abanyeshuri, abayobozi b'amatsinda y'urubyiruko ndetse n'abandi bitabiriye amahugurwa yabereye i Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo kuva tariki 14 kugeza tariki 15 Werurwe no 26. Aya mahugurwa yateguwe ndetse n'iri huriro rero yari afite insanganyamatsiko igira iti urubyiruko rwa Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo nk'inkingi y'amahoro, ukwihangana no guteza imbere imiyoborere ishingiye ku ruhare rwa bose. Urubyiruko rwa Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, inkingi y'amahoro, ukwihangana ndetse no guteza imbere imiyoborere ishingiye ku ruhare rwa bose. Nyuma y'iminsi 2 y'ibiganiro n'ibitekerezo byimbitse, urubyiruko rwasabye leta ya Kinshasa ndetse n'abayobozi b'umutwe wa M23 gushyira imbere ibiganiro byubaka byimbitse kandi birimo impande zose mu rwego rwo guhagarika ibibazo by'intambara bimaze imyaka myinshi bibangamiye ubuzima bw'abaturage. Mu itangazo bagize bati, turahamagara inzego za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye M23 guhitamo inzira y'ibiganiro byimbitse kandi birimo bose, hagamijwe kurangiza burundu ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe kirekire mu karere kacu.
urubyiruko rwanasabye impande zose kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku moko cyangwa inkomoko ndetse no guteza imbere ubumwe n'imibanire myiza hagati y'abaturage. Banashimangiye ko ari ingenzi ko urubyiruko rwo muri Kivu ndetse no mu gihugu hose rugira uruhare rugaragara mu biganiro by'amahoro no mu ifatwa ry'ibyemezo bireba ejo hazaza h'igihugu. Ku rwego mpuzamahanga basabye imiryango y'akarere ya Afurika n'iyo ku rwego rw'isi gushyigikira mu buryo buboneye kandi butabogamye ibikorwa bigamije amahoro muri iki gihugu kugira ngo ibisubizo bizaboneke bizabe birambye kandi bifatika. Urubyiruko rwanibukije bagenzi babo kwirinda amagambo asesereza amacakubiri ndetse n'ivangura, rubasaba kuba abafatanyabikorwa mu kubaka igihugu bafite icyizere, kwihangana ndetse no kugira uruhare mu kongera kubaka aho batuye. Banahize ko bazakomeza kugira uruhare rugaragara mu guteza imbere amahoro n'umutekano binyuze mu bikorwa biteza imbere kubana mu mahoro ndetse no kwakira buri wese uko ari. Bashimangira ko nta muntu uhitamo aho avuka. Umuyobozi mukuru wa Festival Sosodi Kivu Blaise Rugusha yavuze ko nubwo akenshi Kivu ivugwa mu rwego rw'intambara n'ibibazo bidakwiye kwibagirana ko ifite urubyiruko rufite impano, ubushobozi n'umuhate wo guhindura amateka y'akarere, ndetse urubyiruko rukaruvuga ko rwiyemeje guhaguruka ruhagarika rwose kuba ibice byabo bizakomeza guheranwa no kuba ibice by'intambara. Bagize bati Kivu si intambara gusa, ifite urubyiruko rufite ubwenge buhanitse mu guhanga udushya ndetse kandi rufite ubutwari. Yongeyeho ko ariyo mpamvu hashyizweho iri huriro rigamije gutanga umwanya wo kungurana ibitekerezo, kwigira hamwe no gushakira hamwe ibisubizo ku bibazo byugarije aka karere. Hagati aho ku rwego rwa diplomasi, nyuma y'igihe kirekire cya za mvano z'amakimbirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ibihugu byombi byagiranye ibiganiro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byemeranya ku ngamba zifatika zigamije gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yari yarasinywe i Washington. Mu itangazo ririho impande zombi hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagaragajwe ko hari icyizere cyo kugabanya umwuka mubi no kongera kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi. Umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga bigari ICGR niwo washimye izi ntambwe, uvuga ko ari ingenzi mu kugabanya amakimbirane no kubaka umubano ushingiye ku kubahana, ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu. Iri tangazo ryasohotse ku itariki 20 Werurwe 2026 rikaba rigaragaza ko hari icyizere cyo kubona amahoro arambye mu gihe impande zose zakomeza gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje. Uwo nta wundi n'uwo bita mu by'ukuri umuturage rwose avuga ati igihe kirageze ngo natwe twifatiremo tugire umusanzu wacu dutanga. Mu biganiro koko byarabaye hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse haracyabaho kongera gusinya amasezerano. Mu isuzuma ryakozwe, ibinyamakuru byinshi byasohoye inkuru bivuga ko Kinshasa iri kwibanda ku ishyirwaho ry'uruhererekane rw'ingamba zihamye zigamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko mu by'ukuri kugeza uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bashoboye gutangiza ihuriro ryo gushyigikira amasezerano ya Washington agamije gushimangira amahoro n'iterambere mu karere, nk'uko iki kinyamakuru kibisobanura ni Congo Nouvelle, aho bivuga ko ngo abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeranyije ingamba zifatika zo kugabanya amakimbirane no kunoza imiterere y'ubutaka. Izi ngamba ziri mu bufatanye mu gushyigikira ubusugire bw'igihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubw'u Rwanda nk'inzira cyangwa se nk'intambwe rukumbi yo gufasha kugeza ku gisubizo. Hari ikindi rero aho bamwe bemera ko gucunga amakimbirane birimo kuganirwaho hagati ya leta bigashyira mu mwanya w'umuryango wa FCM23 ku ruhare rwabo, aho bavuga ko mu by'ukuri amasezerano yashimangira igitekerezo cya Kongo cy'uko inyeshyamba zidafite ubwenge nyakuri nk'uko bivugwa, aho ubu M23 nayo isabwa kumva neza ko igomba kugira uruhare mu itegurwa ndetse n'ishyirwaho ry'izo ntambwe zigomba guterwa kugira ngo igisubizo kiboneke cyangwa se amahoro abashe kuboneka. Tunyarukire no mu yandi makuru tuvuye kuri ibi ngibi, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gushimangira ko kugeza uyu munsi hakenewe gushyiraho uburyo bwizewe, burambye kandi buboneye bwo kwita ku mafaranga akoreshwa n'abadiplomate ndetse n'imikorere y'ibiro by'igihugu mu mahanga. Ibi yabigarutseho mu nama ya 43
y'inama y'abaminisitiri yabaye kuwa gatanu tariki 20 Werurwe yabereye mu ngoro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Kinshasa. Mu ijambo rye Perezida Felix yagaragaje ko ibiro bya diplomasi bifite uruhare rukomeye mu kurengera inyungu z'igihugu, kumenyekanisha isura yacyo ku rwego mpuzamahanga, guteza imbere ubufatanye n'ibindi bihugu no gukurura ishoramari n'abafatanyabikorwa. Aho yagize ati ibi biro ni ingenzi mu kugaragaza igihugu ku rwego mpuzamahanga, mu guhagararira inyungu zacyo buri munsi, kurinda abaturage bacyo bari mu mahanga ndetse no gushyira mu bikorwa politiki y'ubumenyi n'amahanga ya leta. Uyu mukuru w'igihugu yahise ategeka abayobozi batandukanye barimo Visi Minisitiri w'Intebe ushinzwe ingengo y'imari, Visi Minisitiri w'Intebe ushinzwe abakozi ba leta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri w'Imari ushinzwe ibikorwa remezo, kwihutisha isuzuma ryimbitse ry'amafaranga yose akoreshwa mu mikorere y'ibiro bya diplomasi n'abakozi bari mu mahanga. Iri suzuma rigomba kuba rikubiyemo imishahara, amafaranga y'ubukode bw'inyubako, ibikenerwa mu mikorere ya buri munsi ndetse n'imyenda leta ibirimo abatanga serivisi. Hashingiwe kuri iryo suzuma, abo bayobozi basabwe gutegura uburyo buhamye bwo kwishyura ayo mafaranga, burimo no gukorana n'amabanki y'ubucuruzi kugira ngo hajyeho uburyo bwo kwishyura mu buryo buziguye kandi buhoraho imishahara y'abadiplomate n'abakozi babo, ubukode bw'ibiro n'amacumbi ndetse n'andi mafaranga ajyanye n'imirimo yabo. Perezida Tshisekedi yasobanuye ko ubu buryo bugomba gutuma amafaranga atangwa ku gihe, agakurikiranwa neza kandi agakoreshwa mu mucyo, hubahirijwe amategeko agenga imari ya leta. Aho yanashimangiye ko ibi bigomba gushyirwa mu bikorwa vuba kugira ngo hagurwe icyubahiro cy'ibihugu bihagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mahanga ndetse n'isura y'icyo gihugu ku rwego mpuzamahanga. Nubwo hari gahunda zitandukanye zagiye zishyirwaho mbere, ikibazo cy'ibirarane cy'imishahara n'amafaranga y'ubukode ku badiplomate kiracyari ingorabahizi kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho hari amakuru agaragaza ko hari abadiplomate bamaze amezi menshi badahembwa, nubwo hari igihe byageze gukosorwa mu gihe cyayoborwaga na Minisitiri Christophe Rutundura. Gusa ikibazo cyongeye kugaruka bitewe hanini n'ikorwa ridahoraho mu gihe gukurikirana imishahara yabo bituma habaho gusubira inyuma aho gutera imbere. Bibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kurushaho kugira uruhare mu bikorwa mpuzamahanga kandi igahangana n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, aho ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Abasesenguzi bagaragaza ko muri ibihe diplomasi ikwiye gushyigikirwa byimazeyo, bityo abahagarariye igihugu mu mahanga bakitabwaho neza kugira ngo bashobore gukora akazi kabo neza, kurengera inyungu z'igihugu mu gihe igihugu gihanganye n'amakimbirane. Ibyo byose rero leta ikavuga ko bikwiye gusuzumwa neza ndetse no kwitabwaho mu gihe igihugu gishaka kugera ku mahoro, mu gihe igihugu gishaka kwegukana intsinzi ndetse no kwakira neza ibimaze kuba byagirwaho, nk'uko amakuru rero arushaho kugenda abigaragaza. Kabashimire rero babwiye, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe, kuba hafi. Ni iby'ingenzi kandi by'agaciro gukomeza kubana namwe muri biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Kuri mikoro nari Bosco, iyi ni Region Info. Nimuze kujya kure, dore ko mu kanya kari imbere nabwo turahita tugaruka mu makuru twerekeza no ku mirongo y'imbere ku rugamba, no kuvuga kuri front line, tureba uko biraba byifashe. Ibihe byiza, ciao ciao, hasta la vista.